mu mitima y'abakunzi ba siporo hari ibihe byandikwa mu mateka ntibizasibangane, ukaba umunsi wo kuzirikana ibihe byose, umunsi wo gusangira, umunsi wo kubohora amarangamutima, ibyishimo bisendereye. Ni u Rwanda rwakiriye ubwo isi yose yateraniraga mu Rwanda, Kigali yahindutse umutima w'isi y'imikino yo gusiganwa ku magare. Mbese wigeze utekereza ko igihugu gito nk'u Rwanda cyari kizwi cyane ku mateka y'agahinda kikiyubaka none ubu kikaba gihagaze imbere y'amahanga, cyahindutse igihugu cyizerwa ku rwego rw'isi, urubuga rw'imikino, yewe kikaba icyicaro cy'amahoro? Ni mu buryo butigeze bubaho na rimwe mu mateka y'isi ko UCI Road World Championship bwa mbere yabera ku mugabane wirabura, umugabane wa Afurika, ikakirwa n'u Rwanda. Kigali yabaye nk'ikiraro gihuza imigabane, umuyoboro uhuza ibihugu n'ibindi, aho imihanda yayo yazengurukwaga n'amasiganwa y'amagare, yahindutse nk'umuyaga w'ibyishimo n'ishema ku banyarwanda bose. Ariko si ubundi ibi byari bisanzwe? Byari nk'inzozi zahindutse impamo, ibihumbi n'ibihumbi by'abantu baturutse mu nguni zose z'isi bateraniye i Kigali, televiziyo zikomeye zigaragaza u Rwanda nk'ahantu hashya isi itigeze itekereza, igihugu cy'amahoro, igihugu cy'isuku n'imyidagaduro, kandi gifite ubukerarugendo buhamye. Iyi si inkuru y'amarushanwa gusa, ni inkuru yo guhindura amateka. Ni igihugu cyahindutse igicumbi gishya cya siporo muri Afurika. Iri siganwa ry'amagare ryabayemo udushya yewe n'ibintu bidasanzwe bitigeze biba mu yandi marushanwa yabanje, dore ko hakoreshejwe GPS tracking ku basiganwaga bose. Iri rushanwa ryazanye ikoranabuhanga rishya, aho abakinnyi bose mu byiciro byose bazajya bambara ibikoresho bya GPS kugira ngo harebwe aho umukinnyi aherereye, umuvuduko ari gukoresha, ndetse hakaba hanakorwa ubutabazi mu gihe bibaye ngombwa cyangwa se habaye impanuka itunguranye. Iri siganwa rizajya rigaragara mu bihugu birenga 124 binyuzwe kuri za televiziyo zirenga 100 zose zaje mu gihugu cy'u Rwanda. UCI ntirangirira mu magare gusa, ahubwo ni isura y'igihugu yatambirijwe urumuri rw'amateka mashya. Ese mu by'ukuri ni hehe u Rwanda rwungukira mu kuba rwarakira isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi yose? U Rwanda rwinjiye mu gitabo cy'amateka nk'igihugu cya mbere ku mugabane wose wa Afurika cyakira irushanwa rikomeye ku rwego rw'isi. Ibi byahaye igihugu isura nshya, bigaragaza ko u Rwanda rushoboye, rutekanye, kandi ko u Rwanda ari kimwe mu bihugu byakwizerwa mu kwakira ibikorwa mpuzamahanga bikomeye. Mu bukerarugendo n'ubukungu ho sinavuga, dore ko ibihumbi by'abafana, abanyamakuru yewe n'abakinnyi baturutse imihanda yose y'isi binjiye mu Rwanda. Birumvikana amahoteli, resitora, yewe no gutembera igihugu. U Rwanda rwinjije agatubutse mu buryo buziguye n'ubutaziguye, byose bifasha kuzamura ubukungu bw'imbere mu gihugu. Inyungu ikomeye ya gatatu u Rwanda rwagize byatumye isura y'igihugu izamuka ku rwego mpuzamahanga. Isi yose yabonye amafoto ya Kigali, inyubako zidasanzwe ziyirimo nka Kigali Convention Center, imisozi y'uburengerazuba, ibiyaga na za pariki. Amaso y'abafana bishimye, televiziyo z'isi yose zerekanye isura nshya y'u Rwanda nk'igihugu kigendera ku mahame, gifite isuku, ituze n'ahazaza heza. Ni byinshi u Rwanda rwungukiye muri iri rushanwa, dore ko nk'ubu UCI n'abaterankunga, amashyirahamwe mpuzamahanga biyemeje gukomeza gukorana n'u Rwanda mu guteza imbere imishinga y'iterambere. Bizafasha igihugu mu bucuruzi, ubukerarugendo, yewe n'imyidagaduro y'ahazaza h'u Rwanda. Gusa mbere yuko dukomeza, kora subscribe, like, share, comment, komeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga, yewe n'amakuru y'ibyamamare dukomeza kukugezaho kuri iyi channel ya YouTube. Mu mutuzo w'imisozi igihumbi, amajwi y'amagare yarahanyuze asiga isoko y'amateka mashya. U Rwanda rwahindutse urubuga rw'indoto, aho umuyaga ucuranga indirimbo y'ibyiringiro by'ejo hazaza. Imihanda y'u Rwanda ikaba urupapuro rwandikwaho inkuru z'intsinzi. Iri siganwa ryagaragaje ko u Rwanda atari igihugu cy'ubutaka gusa, ahubwo ko ari igitabo gifunguye ku isi yose, aho buri muntu wese ahawe ikaze ku butaka bwera bw'u Rwanda. Indoto za benshi,
amahoteli yuzuye abantu, imijyi igenda isusurutsa abashyitsi mu miziki n'udushya dutandukanye, imisozi itatse amabendera, abanyarwanda aho bari hose barizihiwe barabyina intsinzi. Mu by'ukuri ni ibyishimo bisendereye imitima, haba umusaza, umwana, yewe n'abakecuru bose barabyina intsinzi. Abanyamahanga baratangaye bati koko abanyarwanda ni abanyabirori, dore ko uyu mukino w'amagare werekanywe n'ibitangazamakuru bikomeye ku isi. U Rwanda rugaragaza ishusho y'akataraboneka y'ubwiza bw'u Rwanda. Amagare yabaye intumwa y'ubukungu, yabaye intumwa y'umuco w'abanyarwanda, yabaye intumwa y'ubumwe, yatanze ubutumwa kuri abo birwa basebya u Rwanda bavuga ko rudatekanye. None mugani wa murundi, aha ni hehe? This is Rwanda, this is our country. None turavuga tuti mu misozi y'imigisha, mu mihanda y'amahoro, u Rwanda rwanditse izina ryarwo mu mateka y'isi, si mu magare gusa ahubwo no mu mitima y'abantu bose barebye, bumvise n'abageze hano mu Rwanda basigaranye ikintu kimwe gusa: turi intare ziyobowe n'intare, mu ishyamba ryacu turayoboye. Naho nge ndi Dominique, until we meet again.